Yes, ndagusuje mwifurije kugira igitondo cyiza, mwifurije amahoro y'Imana. Twitwa Impuguke Info, twinjiye mu makuru agezweho. Ni amakuru aramutse kuri page zigiye zitandukanye by'umwihariko hano mu karere. Ariko reka nkubwire ko isi yose irayamanitse, isi yose irikanze kubera ko Perezida Paul Kagame yongeye kugirirwa icyizere n'abakomeye ku isi yose. Wari ubizi ko Perezida Paul Kagame yahawe imirimo muri Loni? Ndaza kubikubwira byose muri aya makuru. Abanzi bari kuvuga byinshi, abanzi bababajwe na byinshi. Ndaza kukubwira umwanya yahawe, ibyo agomba kujya akora ndetse n'igihe bigomba kumara, ariko isi yose ikinzeho kubera ibyo Perezida Paul Kagame yakoze. Ndaza kukubwira byinshi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ndaza kukubwira kandi ko mu gihugu cy'u Burundi ku munsi w'ejo nari nakubwiye amakuru y'uko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagomba guterana na Perezida Evariste Ndayishimiye bakagira ibyo baganiraho, nubwo hari bamwe banze kwitabira nk'uko nari nabikubwiye. Ariko noneho ibiganiro byarabaye, ariko ibyavuyemo byo nagahomamunwa. Ibyatangajwe nyuma y'ibi biganiro nagahomamunwa. Ushobora kwibaza ngo ni ibihe? Ndaza kubikubwira, gusa bimwe muri byo bashize cyangwa se babwiye Evariste Ndayishimiye, baramubwira ati uri indyarya mbi, nta na kimwe dushobora guhindura mu byemezo twafashe. Ni ikihe bamubwiye batahindura? Unkurikire neza muri aya makuru, ndaza kukikubwira. Gusa Evariste Ndayishimiye yasoje rwose iki kiganiro n'aba bagabo avuga ati ariko ubundi kuki natumije iki kiganiro, ubundi kuki nigize intore nkabatumiza, ubundi yo mbihorera? Kubera ko ibyo bamukoreye ntagahomamunwa. Ndaza kukubwira uburyo bamubwiye amagambo mabi cyane mu nama, ndetse rwose inama ikarangira igitaraganya. Ndaza kubikubwira byose rwose hano kuri Impuguke Info mu makuru yacu arambuye. Ni mu gihe kandi ndaza kukubwira ko n'ubundi FDNB ni igisirikare cy'u Burundi. Iki gisirikare cyatangiye gukumirwa cyane n'abantu benshi bagiye batandukanye. Nk'uwitwa Ruberwa yasabye ko FDNB igomba kuva mu mujyi wa Uvira byanze bikunze, nk'uko byatangajwe n'uwahoze ari Vice Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Azarias Ruberwa. Yavuze ko ubufatanye bwa guverinoma ya Kongo n'ingabo z'u Burundi mu bikorwa bya gisirikare mu misozi miremire ya Minembwe bwarushijeho gukaza umutekano muke. Asaba ko izi ngabo zikurwa mu mujyi wa Uvira. Uyu nguyu yifatanyije n'abandi benshi batandukanye, avuga ko bagiye gukora campaign ishoboka yose ndetse bagahuruza amahanga mu buryo bushoboka bwose, ariko ingabo z'abarundi zikava mu mujyi wa Uvira ndetse no mu misozi ya Minembwe. Ibyo byose ndaza kubyinjiramo nkubwire uko bimeze. Ese uyu munsi none ko twabonye binangira, ndavuga abarundi, ndavuga bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abandi bose nyine bafatanya kurwanya M23, ko binangiye bakanabigaragaza uyu munsi kubera iyi pressure y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, hari ikiraza kumara. Turaza kubirebaho muri aya makuru nkubwire byinshi bitandukanye, by'umwihariko mu biraza kuba nyine byavuzwe n'abariya. Ni mu gihe kandi uyu mugabo n'ubundi yavuze ko umubano w'u Rwanda na Kongo ukwiye gushingira ku mategeko aho kuba ku marangamutima. Ati rwose ibi bintu byo kwango ngo Qatar ngo yahuje M23 na Kongo, ngo Amerika ngo sinzi, ibintu nyine bidafite action ibikurikira, ibintu bidafite gikurikirana, ngo nuko nyine ngo mwabahuje, ibyo ntabwo bihagije nkuko byatangajwe n'uyu mugabo. Ni mu gihe kandi reka munanyemerere dutangire amakuru yacu, ariko mwibutse ko ndaza kukubwira ko muri Fizi FIDC yamaze kwambura ibice bitandukanye mu 23. Ni ibice byegereye za Minembwe, ndetse mu 23 ikaba yari yabigize inkingi ya mwamba mu rugendo rugomba kubaganisha mu bindi bice bitandukanye, cyane cyane nyine muri za Minembwe kugira ngo bakontorore Minembwe yose na Tanganyika. Ejo nari nabibabwiye. Ibi bice rero harimo uduce dutatu two muri territoire ya Fizi, cyane cyane nyine twegereye Minembwe. FRDC iri kwigamba ko yamaze kuba ifata, ndetse rwose ko igiye gukomeza yavansa no mu bindi bice byose birimo M23 hafi hariya. Ibyo byose ndaje mbikubwire, ariko munyemerere duhere kuri iyi nkuru ivuga ko Perezida Paul Kagame yahawe imirimo muri Loni. Ngaye nguko ni amakuru yagiye hanze ku munsi w'ejo, ndetse atungura abanzi b'u Rwanda, atungura abanzi ba Perezida Paul Kagame
kubera ko Perezida Paul Kagame yahawe imirimo muri Loni. Unyemerere mbere yuko twinjira muri iyi nkuru banze nkuhe cyangwa se mubwire bimwe mu by'ingenzi ugomba kumenya wowe udukurikira. Icya mbere ukande subscribe, kubera ko gukanda subscribe ni ukwiyandikisha ku makuru meza nk'aya ngaya atarimo amarangamutima, atarimo kubeshya, makuru kandi yizewe azira igihe. Buri mu gitondo tuzajya tuyakugezaho ndetse no ku mugoroba nibizajya biba byadukundiye. Ni mu gihe kandi niba ushaka kwamamaza, hasi ya titire hari nimero ushobora gukoresha ukatwandikira tukamamaza ibikorwa byawe, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye ushaka ko tugeza ku badukurikira benshi cyane barenga 8,000 hafi 9. Abo bose tugomba kugezaho cyangwa se kubagezaho ibikorwa byawe. Reka dukomeze. Perezida Paul Kagame yahawe imirimo muri Loni. Aya ni amakuru nyine yamenyekanye ku munsi w'ejo. Perezida Paul Kagame yagizwe umwe mu bayobozi ba komisiyo mpuzamahanga ya AI for Good yashyizweho na Loni binyuze mu ishami ryayo ry'ikoranabuhanga n'itumanaho. Iyi komisiyo igamije guteza imbere ikoreshwa ry'ubwenge buhangano artificial intelligence cyangwa se AI mu gukemura ibibazo byugarije nyine ibihugu bigiye bitandukanye, cyane cyane nyine isi, no kugabanya ubusumbane mu kugerwaho n'ikoranabuhanga. Perezida Kagame azafatanya kuyobora iriya komisiyo ya Mark Benioff, umuyobozi mukuru wa sosiyete y'Abanyamerika ya Salesforce, mu gihe umunyamabanga mukuru wa ETU Doreen Borgan Martin ariwe wagizwe vice perezida wayo. Komisiyo igizwe n'abanyamuryango 44 baturuka mu nzego za guverinoma, ibigo by'ikoranabuhanga ndetse no mu mashami atandukanye ya Loni. Ikaba ifite inshingano zo kongera icyizere abantu bafitiye AI, kuyigeza no mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere no kwihutisha ikoreshwa ryayo mu gushakira ibisubizo ibibazo bikomeye isi ihanganye nabyo. Perezida Paul Kagame yavuze ko ikoranabuhanga rikwiye kuba igikoresho gifasha abantu. Ati ikoranabuhanga rigomba kuba imbaraga zikora icyiza kandi n'inshingano zacu kurikoresha muri uwo murongo. Yunzemo ati dukorane kugira ngo tugabanye ubusumbane no gufasha abaturage benshi kurushaho gukunguka iby'ubwenge buhangano bushobora kugeza kuri buri wese. Perezida Paul Kagame yahawe ziriya nshingano nyuma y'intambwe u Rwanda rumaze gutera mu guteza imbere AI cyangwa se artificial intelligence. Muri Mata 2023 u Rwanda rwemeje politike y'igihugu igenga ubwenge buhangano. U Rwanda kandi rwashyizeho ibiro bya mbere muri Afurika bishinzwe guteza imbere ikoreshwa rya AI mu buryo buboneye, bikorera muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga ndetse na Innovation. Mu Gushyingo 2023 u Rwanda rwabaye kimwe mu bihugu bitatu byo muri Afurika byashyize umukono ku masezerano ya Brethren agamije guteza imbere umutekano mu ikoreshwa rya AI. Ibindi bihugu byari byasinye ni Nigeria ndetse na Kenya muri Afurika. Muri 2025 ubwo Kigali yanakiriye inama ya mbere mpuzamahanga yiga ku ikoreshwa rya AI muri Afurika yahuje abarenga 1000 baturutse mu bihugu 52. Iyi nama yanzuye ko hashyirwaho ikigega cya Afurika kitezwe gushoramo miliyari 60 z'amadolari y'Amerika mu guteza imbere AI. U Rwanda kandi nirwo ruyoboye ihuriro Smart Africa rihuza abakuru b'ibihugu 40 byo muri Afurika baharanira guteza imbere ikoranabuhanga no kwihutisha impinduka zishingiye ku ikoranabuhanga ku mugabane. AI mu iterambere ry'u Rwanda. Perezida Paul Kagame yavuze ko AI ishobora kuzatanga nibura 5% by'umusaruro mbumbe w'igihugu uzwi nka GDP kugeza ubu, cyangwa se gross domestic product. Kugeza ubu AI iri gukoreshwa mu buhinzi binyuze muri serivisi zitanga inama mu buhinzi mu Kinyarwanda hifashishijwe WhatsApp ndetse na SMS ndetse no mu nzego z'ubuzima yewe n'uburezi. Ikigo Gate Foundation nacyo cyongereye inkunga gitera gahunda za AI mu Rwanda, kizamura iva kuri miliyoni 7,500 z'amadolari ya Amerika igera kuri miliyoni 17,500 azifashishwa mu mushinga wa Rwanda AI Scaling Hub. Inama ya mbere y'iyi komisiyo mpuzamahanga izateranira i Geneve mu Busuwisi hagati ya tariki ya 7 na 10 Nyakanga 2026 mu nama mpuzamahanga ya AI for Good 2026
izabera mu cyumweru cyahariwe ikoranabuhanga kizwi nka Geneva Digital Week. Mu bandi banyafurika bagize iyi komisiyo harimo Ralph Mupita, umuyobozi mukuru wa MTN Group, Bosun Tijan, minisitiri w'itumanaho wa Nigeria, China Rawson, minisitiri ushinzwe ikoranabuhanga muri Togo, Emma Teofrus wa Namibia, Ngozi Okonjo Iweala, uyobora umuryango w'ubucuruzi ku isi, na Relato Dolte Matoboga, komiseri wa Afrika ushinzwe ibikorwa remezo. Ngaho nguko rero ngaho uko u Rwanda rugeze by'umwihariko mwikorana buhanga. Perezida Paul Kagame rero akaba yahawe izo nshingano muri Loni. Reka dukomereze aya makuru mu gihugu cy'u Burundi, i Bujumbura muri rusange. I Bujumbura ntabwo ibintu byagendekeye neza Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi, kuko ibyo bari biteze ko kuba batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baremeye kwitabira ibiganiro. Aba bagabo bombi nyine bizeraga ko ubwo bemeye kwitabira ibiganiro bizanagenda neza ndetse ibyo babempozaho bakabyemera. Gusa siko byagenze. Perezida w'u Burundi akaba na perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri iki gihe Evariste Ndayishimiye yakiriye intumwa ziturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuwa mbere mu ngoro ye. Nare Rushatsi zigizwe n'abayobozi b'amashyaka ya politiki atavuga rumwe n'ubutegetsi n'abahagarariye amadini akomeye muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nama ni imwe mu nama ngishwanama ku kibazo cya politiki kiri muri Kongo n'ibibazo birebana n'umutekano mu karere nk'uko Perezidansi y'u Burundi ibivuga. Ibiganiro birimo kuba mu mwuka w'ubwisanzure n'icyizere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashimiye ireme ry'ibiganiro kandi ashimangira ko hakenewe ibiganiro byubaka n'ubumwe nk'ibikoresho by'ingenzi byo gukemura ibibazo byugarije Kongo. Ku musozo w'uyu munsi wa mbere w'ibiganiro i Bujumbura, Perezida Ndayishimiye yagarutse ku cyemezo cyo gufatanya mu gushimangira amahoro, umutekano n'ituze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ibiganiro byahuje ibyiciro bitandukanye by'abanyekongo, cyane cyane abayobozi b'amadini bo mu nama y'igihugu y'abepiskopi muri Kongo n'itorero rya Kristo muri Kongo ndetse n'abahagarariye abatavuga rumwe n'ubutegetsi, cyane cyane abo mu ihuriro rya C64. Nuko Martin Mukonkore, umuvugizi wa Jean-Marc Kabunda, abivuga, inama ebyiri zabaye uwo munsi. Iya mbere yahuje perezida n'amatsinda y'abanyamadini, akurikira inama y'abahagarariye abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse yahuje n'abafatanyabikorwa bose. Martin Mukonkore yagize ati habayeho kungurana ibitekerezo, nta tangazo ryatanzwe kuko akazi gakomeje. Yongeyeho ko ifoto y'itsinda ariyo yasoje iki cyiciro cya mbere cy'inama. Mu bibazo byagaragajwe n'abarwanya ubutegetsi bwa Kongo harimo kutubahiriza itegeko nshinga no kwanga ivugururwa ry'itegeko nshinga iryo ari ryo ryose cyangwa ivugururwa ryaryo muri iki gihe, igihe babona ko ari ingenzi mu kubungabunga amahoro n'ubumwe bw'igihugu. Abitabiriye inama bashimangiye ko ari ngombwa gushyira imbere inama no guhuza abanyapolitike bose ku meza amwe. Binyuze muri iyi gahunda ya diplomasi, Bujumbura ivuga ko igamije guteza imbere umwanya w'ibiganiro hagati y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo ndetse na leta ya Kongo muri rusange. Mu gusoza iyi nama nibwo byahise bisubira irudubi, kuko Evariste Ndayishimiye we yivugiye ko ibintu byasekeje cyane abantu bari mu nama. Aravuga ati ngewe ikintu cya mbere kindeba kindaje inshinga nyine nka perezida wa Afurika yunze ubumwe, nyine nk'umuyobozi nyine uyoboye Afurika uyu munsi, ikintu kindaje inshinga cya mbere ni ukugarura amahoro muri Kongo. Bahita bamubaza ikibazo gikomeye cyane mu challenges aricyo cyanatumye nyine ibiganiro byiza byari byabaye byose bisa nkaho bibaye imfabusa. Baramubaza batari ko se ko ariko ibi bintu nanabigarutseho na mbere yuko ibiganiro bibangira ngo narabibabwiye. Baramubajije bati nibyo kuko ufite initiative nziza, atariko ikibabaje nuko uyifite ku munwa gusa. Ati kuko mu bikorwa bigaragara ufite initiative mbi yo gusenya Kongo, yo gufasha
perezida wa Kongo gusenya no gutuma nyine abaturage bababara, uri umwe mu bagize uruhare mu kwicwa kw'abaturage benshi cyane cyane abo mu bwoko bw'abanyamurenge, abatutsi, abavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Kongo. Abaturage b'abanyamurenge bari batuye Uvira, uri umwe mu babirukanye shishitabona, uri umwe mu babishe, none urashaka amahoro gute? Ati ntacyo wenda reka tuvuge ko ushaka ayo mahoro, wenda ibyo wakoze unabyicuza, ariko se uyu munsi ari umunsi uri kwira utohereje izindi ngabo mu burasirazuba bwa Kongo. Wenda reka tuvuge ko ibyo wakoze mbere yego ubyicuza, wari utarabana perezida wa Afurika yunze ubumwe, ariko se uyu munsi niba wigaragaje nk'umuntu ushaka amahoro muri Kongo, kutabwira ingabo zawe ziri kwica abanyamurenge ngo zitahe, wabuze aho uzicumbikira? Cyangwa se erura uzihereze FARDC zibe FARDC? Ariko niba ushaka amahoro koko, kugira ngo twemere ko ibyo uvuga ari ukuri, kugira ngo twemere ko ibyo uvuga atari uburyarya bwawe na Tshisekedi, fata ingabo zawe uzicyure. Ibyo byose bari kubivuga ejo nari nababwiye ko ari ingabo z'abarundi nyinshi zindi zerekeje mu burasirazuba bwa Kongo, kubera ko hari umubare w'ingabo ugomba kuba uri mu burasirazuba bwa Kongo, ingabo z'abarundi nk'uko yabisinyanye na perezida Felix Antoine Tshisekedi. Niyo mpamvu bamwe bapfa ukajya kubona mu kindi gihe yohereje abandi, kubera ko nyine yabisinyanye amasezerano na Felix Antoine Tshisekedi. Iki cyumweru nabwo turi gusoza yoherejemo abandi, yohereje abandi basirikare. So ikibazo cyo kwibaza rero, ibi biganiro se urumva nyine ubundi bakimara kumucaringinga gutya, cyane cyane nyine aba batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo, it means ko ibi biganiro it is for nothing, ntacyo bivuze. Ntumese bivuze iki? Ntacyo bivuze. Uyu si umwizerwa, n'abashoboye kujyayo ni babandi nyine b'amafuti bakinca. Aba ba Kabila ntabwo bajyayo, na ba Martin bande, aba bose nagiye mbabwira nyine bakomeye cyane, bamwe bakomeye bo ku ruhande rwa M23, ba Joseph Kabila n'abandi batandukanye bakomeye, nta numwe wigeze ajyayo, nta wajyayo. Aba wumva nakubwiye bagiyeyo ni babandi nyine bumva ngo nibavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko wakurura bakemera. Donc bakeneye attention ya perezida gusa, bo bakeneye ko perezida abaha attention. Ariko aba ba Joseph Kabila ntabwo bakeneye attention ya perezida Tshisekedi, ntabwo aba bo kuri M23 ba Colonel Nanga bakeneye attention ya M23 ya Tshisekedi. Oya, bo bakeneye ko Tshisekedi akora ibyo bamusabye, na hizo za attention ngo zo kubereka ko ngakeneye ibiganiro, ibyo barabihaza. Niyo mpamvu ubona aba bagiyeyo banagerageje kumva ibyo Evariste Ndayishimiye ari kubabwira, ariko at the end biramarikiza ngahe nguko. Ibyo rero nibyo biri kubera i Bujumbura, nibyo biri kubera i Bujumbura rwose. Reka nkubwire ko muri Fizi imirwano ikomeye ndetse kandi ikomeje. FARDC irigamba kwisubiza imidugudu 3 hafi ya Minembwe. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziremeza ko zongeye kwigarurira imidugudu 3 yo muri territoire ya Fizi yagenzurwaga n'inyeshyamba za Twirwaneho. Ibi ngo bikurikira imirwano yabaye mu karere hagati ya FARDC na Twirwaneho n'abafatanyabikorwa babo mu bice bitandukanye bikikije Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Hagati aho kandi igisirikare cyemeye ko cyatakaje .0, cyemeza ko cyavuye mu rwego rw'amayeri y'intambara, nk'uko byatangajwe na Lieutenant Regan Mbuyi, umuvugizi w'ibikorwa bya Sokora ya kabiri muri Kivu y'Amajyepfo. Imidugudu ivugwa ko FARDC yongeye kwigarurira ni Kashamba, Wihene ndetse na Kimete. Yavuze ko mu gihe cy'imirwano inyeshyamba za Twirwaneho zahatiwe gusubira inyuma zerekeza Rugezi na bigaragara mu majyepfo ya Minembwe, nk'uko inkuru dukesha Radio Okapi ibivuga. Uyu musirikare yemeje ko FARDC ikomeje kurwanira kugarura ubutegetsi bwa leta mu gihugu cyose. Ibi yabihurijeho na guverineri wungirije wa Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Erakana mu nama y'akanama k'umutekano yabaye kuri uyu wa mbere ushize muri Uvira. Yahakanye ibihuha bivuga ko Baraka yaguye mu maboko y'inyeshyamba, asaba abaturage gutuza no gukomeza imirimo yabo muri rusange. Avuga ko ibyo bindi ari ibihuha rwose nk'uko bitangazwa n'abo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ariko icyo ati twavuye muri .0 kubera amayeri y'intambara,
nubwo njyewe atari ko mbitekereza, kubera ko niba umaze igihe kinini muri Poezero ukavuga uti none se tuvuge ko yahavuye kubera oya, ibi byose byo, ibi ntabwo ari byo. Icyakora nyine kwemera ko bavuyemo mu rwego rwo kugira ngo batiexpose, donc batiexpose ku banzi babo ngo babone ko bacitse intege cyangwa se babone ko batsinzwe. Bavuze bati twarahavuye ariko twavuye ku bushake, twavuye mu rwego rw'amayeri, nta mayeri y'intambara, naho ubundi twebwe ntabwo twigeze tuva muri za Poezero. Ndetse kandi ibyuko ngo mu 23 ishaka gusubira gufata za Baraka n'andi hatandukanye, ati ibyo mubyirengagize. None niyo uvuze gutyo bawirashe, warekuye Poezero nk'amayeri. Poezero ni igice gikomeye cyane, kuko iyo ukiriho ubure kontrol ibice byinshi bino bikikije za Minembwe. Niyo mpamvu wumva nyine imirwano yobuye muri za Minembwe byongeye byakomeye hafi ya za Tanganyika, muri izi territoire zose zo muri Kivu y'Amajyepfo. Niyo mpamvu wumva imirwano yobuye mu 23 yongeye kuzura umugara, kubera ko yagiye nyine muri Poezero aho ikontorora ibyo bice byose. None ni gute warekura icyo gice ku bushake wowe nka FARDC? Hamase reka tubyemere, warekuye Poezero hanyuma ubona ibice by'ingenzi ari iyo midugudu itazwi, n'amazina yayo itazwi. Imidugudu nyine nagakaritsiye, ni nkuko wakumva niba humvishe nk'umudugudu, reka Poezero tuyita akagari. None wagiye gufata isibo wagiye gufata isibo iri mu mudugudu wako kagari kugira ngo oya, ibingibi nyine ibingibi cyakoza wenda reka bamugana byita amayeri. Ibi nabyo yavuze ni amayeri, kubeshya abantu nyine ko batatsinzwe ahubwo bahavuye kubera amayeri. Reka mbashimire cyane, amakuru y'abari menshi ntabwo yose twavuga ngo tuyarangize mu kiganiro kimwe. Icyakora turahari umunsi ku munsi, isaha ku yindi, hano honyine uzajya ukora amakuru atari amahimbano, amakuru yizewe, amakuru mashya utasanga handi. Ndagushimiye cyane, hanyuma nkurarikiye gukurikira andi makuru araza kuba agezweho. Nitwa Jean Bosco Abayisenga.